Twinjiye ku nkuru yacu y'umunsi rero kuba tugiye kuganiraho kuno munsi ndababwira ko Bruce Melody ari ku kiganiro kuri TikTok. Ni ikiganiro yaragiranye n'abakunzi n'abafana ndetse n'abandi bose bakoresha urubuga rwa TikTok. Ni rumwe mu rubuga ruri gukoreshwa ku isi, ni urubuga rw'abashinwa rwafashe ibirindiro mu bihe byaguma mu rugo. Muri bya bihe abantu bari mu rugo nibwo abashinwa bahengereye isi yose. Urubuga rwo baruteza imbere, abantu bakoresha ama video karahavani, nabwo hamaye indirimbo muzi nka za Zalema, indirimbo ya Masake Jenana Musebo, indirimbo yamamajwe na TikTok. Kuva ubwo ngubwo muri mu rugo kwera ko abantu bari bicaye bihugiyeho badafite byinshi barangaza, barangaraga kuri murandasi, nibwo TikTok yateye imbere ica kuri Instagram mu kwamamaza ibikorwa by'indirimbo kubiciye muri short video yose ushizeho yo barayakira. Bitandukanye na Instagram igira amategeko n'amabwiriza bikakaye cyane ku buryo umushinwa yarebye intege nke z'umunyamerika agashyiraho urubuga ruzorohereza abajene gusakaza amashusho. Bruce Melody rero ubwo ari mu kiganiro kuri TikTok aganira n'abafana be yanyujijemo, baramubaza bati ibya Gasaro Diane bizagenda gute ko ibyawe nawe bitarangira. Bruce Melody yavuze ko ibyo abona mu itangazamakuru muri social media bimurenga kubera ko we yakabaye ahubwo abona uriya mubyeyi atanga ibirego mu nkiko. Bruce Melody atangaza ko atiyumvisha ukuntu Agasaro Diane avuga ko yamutinda ataragize imyaka y'ubukure, akaba yanga kujya mu mategeko ahubwo akajya ku mbuga nkoranyambaga. Mu kiganiro Melody yagiranye n'abakunzi be kuri TikTok yavuze ko byanze bikunze hari ikintu kibyishi nyuma kuba uyu mukobwa atagana inzego zifitiye ubasha ngo zimurenganure koko niba yararenganye nk'uko akunda kubivuga. Melody yavuze ko habaye hari ikibazo kirimo guhohoterwa, hari inzego zibishinzwe. Buri umuntu wahohotewe cyangwa ufite ikibazo hari inzego babijyanamo kandi zikabikurikirana zikabikemura. Yunzemo ko niba uyu mukobwa yanga kuganira inzego zibishinzwe ahubwo akajya ku mbuga nkoranyambaga hari ikibyishi nyuma, ndetse ko we ntacyo yakora kuko atazijyana mu butabera. Ntabwo Melody azifata ngo yijyane kuri RIB avuge ngo jewe mukore iperereza, mukore murebe niba koko narahohoteye uriya mubyeyi. Ati umuntu akubonamo ikibazo akaba atifuza kugikemura mu buryo bukwiye, none se nzirege mvuge ngo nahohoteye umuntu mu njyane, ikintu cyonyine ubu nabikorera ni ukubyora hagira uzongera kubimbaza simbisubize. Ikibazo cya Bruce Melody na Agasaro Diane cyatangiye guhera za 2015 ubwo uyu mubyeyi yibarukaga umwana atanarera kuko n'umwana urirwa n'undi munyamakuru wamwiyandikishijeho, akaba ariko ahora agaragaza ko yahohoteye isaha n'isaha yazagana ubutabera. Murabyibuka muri radari twabagarutseho cyangwa se twababwiye uburyo uyu mubyeyi igeze kuvuga ko afite umunyamategeko bagiye kwandikira RIB bakayimenyesha ko bagomba gutangira kugenza iki kirego. Iyo nyandiko uyu mukobwa yayitanze mu itangazamakuru kushwa yajyana muri RIB, na nyuma yaho akora ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza ko we asa nkaho atiteguye kugana ubutabera ahubwo wenda afite ikindi kibyihishe inyuma. Ari byo Melody we ahora yibaza, ari nayo mpamvu avuga ati ubutabera ko buhari ubundi bigenda bite kugira ngo umukobwa ahora avuga ngo namuhohoteye akiri mineur cyangwa se akiri under age, akiri muto nkuko mu Kinyarwanda babivuga. Iyi ngingo dushaka kuyibazaho twese, ariko rero dushaka kwibaza tuti ese ubundi umuntu wahohotewe ari munsi imyaka y'ubukure aganiziye nzego kugira ngo ahabwe ubutabera? Niki gishobora gutuma ajya mu kumbuga nkoranyambaga akajya mu bitangazamakuru aho kugira ngo agane ubutabera? Ese nizihe mbaraga Melody we yitwaje zatuma avuga ati ubundi kuki atajya mu butabera? Ese niki cyemeza ko uyu mukobwa yemeza kiriya nda uriya mwana wavutse ari uwa Melody, ko DNA test arizo zerekana nibura ababyeyi, kubera ko ntago yabo mu papa yabo mu mama bashaka kutamenya umwana ababyeyi, ariko DNA zirabikemura cyane. Barakubwira ngo wakigitswe na benshi nagamenya wamusekeje.
yaba Bruce Melody yaba ndetse uyu Agasaro Diane umwana bivugwa ko uyu mubyeyi yabyaye ntabwo arerwa n'umwe muri aba babiri ahubwo arerwa n'umunyamakuru witwa Karinijabo akaba yaramwiyandikishijeho ndetse akaba ari umwana umeze neza. Hari igihe Abanyarwanda bumva ibi bakibaza tese koko hakenewe inde zose, hakenewe amafaranga yo gukora iki, ese ubutabera bushaka burashakirwa nde? Twibaze muri iki kibazo ubundi ubutabera bugomba kuba bwahabwa nde? Nitwa Peacemaker Pundit. Imwe n'ibimenyetso n'ibyo dukoresha ntabwo dukoresha amarangamutima, niyo mpamvu ibyo tuvuga byose dushingira ku mibare n'ibimenyetso ndetse n'ingingo z'amategeko. Ubutabera bushakirwa hano abantu batatu. Wa mbere n'uvugwa ko yahohotewe afite imyaka iri munsi ya 18, imyaka y'amavuko iteganywa n'amategeko y'u Rwanda. Icyo gihe we yari munsi iyo myaka nk'uko we abyivugira, nubwo nta nyandiko zibigaragaza ushobora kuba washingiraho. Undi wa kabiri wahabwa ubutabera ni Bruce Melody. Kuva icyo gihe cyose wavuga ko ahora ku nkeke, agahora ku mihangayiko yo kuvuga ngo uyu mukobwa ahoranya amafaranga, aranyaka indezo, arajya mu itangazamakuru, aransebya, ibivugwaho umuryango wanjye uragira ingaruka. Niba Bruce Melody abana be n'umugore we bihora bumva ikibazo kigaruka, bashobora kwibaza ngo ese ubundi ibi kuki bitarangira ikibazo ni ikihe, bigateza intugunda mu muryango. Iyo ni side ya kabiri, turareba impande zose kuko hano twebwe ntabwo dufata uruhande, tureba imibare n'ibimenyetso byerekana iki, ubundi ubutabera bwerekana iki, n'indi ukwiye guhabwa ubutabera kuri ingingo. Melody nawe ubwe akwiye guhabwa ubutabera kubera ko niba izina rye ryangirika nubwo bishobora kumukora ku ruhande rumwe, kubera ko umuhanzi igihe cyose avugwa, yavugwa mu bibi yavugwa mu byiza, we aracuruza. Publicité yaba mbi yaba nziza izamura izina ry'uwo bivugwaho cyangwa se uri kuvugwa, kubera ko hari n'abinginga kugira ngo bavuga, ariko ugize amahirwe ubundi aravugwa yaba mu bintu byiza gusa. Ntabwo umuntu muzima yakifuje kuvugwa mu bibi, kubera ko byakabyiza uvuzwe mu byiza gusa ukagira legacy nziza iri positive. Ariko se Melody nawe akwiriye ubutabera, kuko niba umukobwa ahora avuga ngo yarahohotewe ari munsi y'imyaka 17, Melody akwiriye kuba yakurwaho icyo cyasha cy'iyo myaka 9 ishize. Imyaka 9 irashize Melody avuga ko yahohoteye Agasaro Diane, ariko se niki cyerekana ko yamuhohoteye? Nawe akeneye ubutabera. Wa gatatu ukeneye ubutabera ni umwana uri victime, umwana wavutse muri aya maherero, umwana wavutse igihe yari uruhinja, umubyeyi w'umumama akamujyana Inyamirambo kuri 40 House studio Super Level, akamushyira Itahiwacu akifungana muri studio kugeza ubwo havutse Rwaserera. Ndabyibuka nk'ibyabaye ejo, kubera ko hari muri 2014. Ibyo byabaye byose na nubu biracyagira ingaruka ku myidagaduro y'u Rwanda, biracyagira ingaruka ku bayibonye, ndetse biracyagira ingaruka kuri uwo mwana. Aka kanya wiga mu kigo kiri mu byambere mu Rwanda, ni ikigo gihenda, ni ikigo cyiza yigamo, akaba kigamo kubera ko yabanze kubona umwadoboto, ubu ni enfant adoptif, cyangwa se yamaze kubona umwiyandikishaho akaba amwitaho nk'umubyeyi. Bireme mu mategeko kuba wakwiyandikishaho umwana ukamurera. Uwo mwana ariko akeneye ubutabera kuko aka kanya arakoresha imbuga nkoranyambaga. Umwana imyaka 9 abazijya kuri social media. Niba twarabonye ko umwana imyaka 4 abazikoresha za TikTok, akaba abyina akora ama challenge y'indirimbo, n'ubundi uyu mwana ku giti cye ibi biba arabibona kubera kajya kuri TikTok, ajya kuri Instagram. Live yabaye yari kuri TikTok, bivuze ko niba afite TikTok account barabikurikira. Akoresha Instagram, kuri live barabikora. Agasaro Diane ko kuri live agaragaza iki kibazo, yaba ari Twitter yayireba, YouTube barayireba, radio barazumva, televiziyo barazireba, ibinyamakuru byandika barabisoma. Bivuze ngo mentality cyangwa se mu mutwe w'uyu mwana hagenda psychologically hangirika ku buryo nawe akeneye ubutabera, ikibazo kikarangira hakajya hagaragara inkuru nziza kuri we no ku babyeyi be. Ntahore agaruka mu nkuru nk'izi ngizi ngo papa we yahohoteye mama wanjye yarahohotewe ari under age, jewe navutse muri ayo maherere, ntandezo naradobuswe. Ibyo ngibyo abakurikira ibijyanye n'ubuzima bwo mutwe cyangwa se abantu b'abahanga mu bijyanye na psychology, ni siyanse igaruka ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu, bakubwira ko umwana muto cyane iyo akuriye mu bibazo n'amatiku n'amaherere ashobora kuriska kuba umwana utagira amarangamutima, wihebye, wagahinda, bikaba byanamugira ingaruka mu bijyanye n'imyigire, kubera ko igihe kinini cyane we agatekereje ku byo ari kwiga no creating ibintu bishyashya, atekereza kuri aya matiku, bikaba byakwangiza rero imitekerereze ye. Uwo mwana wakeneye ubutabera.
abandi bakeneye ubutabera twebwe itangazamakuru dora tugaruka muri bazo tutazi amaherezo yabyo, natwe dukeneye kumenya ukuri nukuhe. Kuri telefone ndabakiye. Hirya y'ibyo kandi nanone ushobora kwibaza ngo ese kuki iyi ngiyi ihora ari intwara? Ababyishimye bazabyungukamo iki? Barashaka kugenza ubugingo bwa Melody, barashaka ko Melody amafaranga y'igikundiro fame byose afite birangira hejuru y'ibi ngibi, bo bazabyungukamo iki? Kubera ko ubutabera ubundi bugiye gutangwa wahohotewe n'ufata iya mbere cyangwa se urwego rw'ubugenzacyaha narwo rufite inshingano, ubwo ni RIB mvuga iradukurikiye, nayo ifite inshingano zo kugenza ibyaha nta muntu uyiregeye. Izo ni inshingano zayo. Ndabaha urugero, RIB yo ubwayo niyo yagiye guta muri yombe Apotre Yongwe. Icyo gihe nta wari watanze ikirego, basobanura bavuze ko bafite uburenganzira n'inshingano zo kuba bakurikirana umuntu nta muntu watanze ikirego. Uko niko amategeko bavuga, mbanyenda mbarabura gake gake kugira ngo mumenye ngo bivugwa bite cyase amategeko ateganya iki. Bivuga ngo RIB ifite inshingano zo kugenza icyaha, ikavuga ngo reka turebe ukuri, dutanga ubutabera, igakora iperereza ry'ibanze, igafata dosiye, ikareba Gasaro Diane, igafata irangamuntu ye, ikareba aho yavukiye mu gitabo cy'irangamimerere, igitabo cyo kwa muganga aho yavukiye, aho bamwanditse akivuka ku munsi wa mbere. Cyakoze ari gusanga biba birimo amakuru atandukanye cyane, ugasanga nk'umunsi yavukiyeho utandukanye n'uwo bamwandikiyeho. Mwibuke kesi ya Fidausi kuri mu rubanza twasanze umunsi yavukiyeho utandukanye n'uri mu irangamuntu. Bene utwo n'uducenga tuyana tubamo, ariko mu nshingano za RIB habamo kugenza ibyaha, bagatanga ubutabera nta muntu utanze ikirego. Kubera iki RIB yo ahangaha iteterivena ngo ivuge ngo ubundi uyu mugore ashaka ubutabera yarahohotewe? Ubwo ni urwego rwa mbere kuko bafite inshingano zo kugenza ibyaha, bakavuga ngo yego byari 2015 ariko sirangamuntu n'umukobwa yerekana ko yavutse ryari, yavukiye hehe, kuyihe tariki, muhe murenge, muhe mwaka. Icyo ni icyambere. Bakareba uyu mwana yavutse ni waba babyeyi, bakajya gukora DNA test bose bakayishyura, ariko kubw'amahire uyu mubyeyi ntayo yakwishyura ko ahora ataka amafaranga. Melody niwe wakwishyura aya mafaranga, ubundi bagasanga DNA ikagaragaza nimba uturemangingo ndangasano DNA cyangwa ADN hari aho bifitanye isano. Basanze nta sano iri hagati y'aba batatu, hagati y'umwana, hagati ya Melody na hagati ya Gasaro Diane, bahita basanga umwe muri bo yigiza nkana. Icyanyuma nuko gishoboka kugira ngo bahatangwe ubutabera, bashobora guhamagara aba bombi bakabahuza, mediation. RIB ifite inshingano zo guhamagara Bruce Melody, igahamagara Gasaro Diane, ikabicaza hariya mu cyumba bavanye inkweto bari hasi bose bangana, bakababwira bati izo kinamico zanyu zamaze imyaka 9 ntago zarangira, ntago mwakiyunga. Wowe Diane urifuza iki? Diane akabwira ati ndifuza miliyoni 15 z'amanyarwanda njye gukora ubucuruzi Kampala. Izo miliyoni ni hafi miliyoni 50 z'amagande. Kagenda akaba yashinga akabari cyangwa ubundi bucuruzi, bakajyana amasezerano, bikaba birarangiye burundu, ntibizongere kuza mu matwi y'abanyarwanda. Ariko nanone mudashobora ati ntazo ntanga, nanjye ndazikeneye, abana banjye bariga, nkeneye gukomeza nkatera imbere, tujye gupima. Aho ngaho ubwumvikane babwanze, bakashoka inzira ya DNA test. Rwanda Forensic Institute yarabikemuye na masaha make cyane, bakaguhaye bose ibimenyetso by'ibyo bapimye, ubundi hakagaragara ubutabera. Basanze rero DNA zidahura, hakurikiraho kumenya ngo ninde waryamanye na Gasaro Diane. Hariho niho ruzingiye kenshi, munabyibuka neza, ngene mbibutse imanza twagiye dura na kesi nkizi aho twasanze warigaga ashaka ubutabera atazi n'uwamuteye iyo nda. Mu byibuke muri kesi ya Titi Brown, n'ubu ngubu ntabwo urubanza rwarangira kubera ko uruhande rw'ubushinjacyaha rwarajuriye. Ubushinjacyaha bwarajuriye, hategereje kuzatanga itariki bakajya kuburana, kubera ko abantu bazi kubanza rwarangiye, ariko ntabwo rurangira. Barajuriye, ntabwo banyuzwe n'imyanzuro yo kugira Titi Brown umwere. Ariko muribuka ko twasanze fetus cyangwa se ubwo ni umwana yari atari umwana, iyo igira ikiforoma byitwa fetus. Basanze bidahura byuriya mukobwa bahaye amakode ya MJ. M ihagarara izina ry'ikinyarwanda na J ihagarara izina ry'inyamahanga. Basanze ibyo bamuvanyemo
bidahura n'ibya Titi Brown bivuga ngo umwana w'umukobwa basanze atazi umuntu waryamanye nawe. Iyo ni case mbanyina ngo mbahuze kugira mwibukiranye neza kuko mwisi abantu babirukanka cyane batabiruka ibyabaye ejo ariko giye n'ibyabaye ku munsi mvuka mba nkibyibuka niho mba ngenda mbibutsa gahoro kugira mu mvuko n'ingingo zihura n'imanzo iyo zigenda zihura basanze atazi uwo baryamanye. Bivuze ngo basanze DNA ya Bruce Melody na DNA ya victime uriya mwana na DNA ya Gasodiane bidahura bahita bibaza ngo uyu mukobwa yaryamanye nande. Hano Melody ahita asohoka mu rubanza agakomeza akajya gutarama nk'ibisanzwe. Saa 11 zirenzeho iminota 50 tukaba tugiye kuba twakira bagenzi bacu muri siporo. Tugiye kuba tubakira tujye kuri Amahoro Stadium ubundi twumve Amavubi ahagiye kwa yesurana na Bene yayitsinze 3-0 ariko sino mu rugo inkoko irashonda umukara cyangwa umukara urashonda inkoko. Gatwakire rero abo mu gisata cya siporo ubundi iyi ngingo tuzayirambura ejo dukoresheje imibare n'ibimenyetso.